iriya ni nyinshi uriya yanditse nabi ni 8207 8254 1118 uri mu mahanga ariko ugomba abari mu Rwanda nuko babigenza uri mu mahanga wongeraho kode 250 amazina ni Harerimana Joseph. Hari abantu usanga bandika ngo urumva ngo ari gusaba abantu amafaranga neza sinabasaba amafaranga murashaka mbasabiki ndi kubaka insengero ndi gukora amatorero iteraniro ridatura Imana ntirikoreramo ibitangaza iteraniro ridatura ntabwo riba ryuze iri ni iteraniro ribera kuri TikTok online sinza huba sinza utuye sinzi ibyo ukora nta nubwo nkeneye kuzi wawe no tanga ituro kuri iriya nomero nisa yo gutanga amaturo iby'Imana ikubwiye na makuru utazi nubihindura ihame ukabyumva ukabyakira uzakomera nabwiye ngo amavuta yanjye niba utayemera ntugatware amamega yawe no hano ndi kuri wifi ndi kuri wifi ngura internet iyi telefone nyeneye kugura telefone iruti urabona ndi kunywa fanta yaguzwa amafaranga ncanya amatara nkwereka hano nicaye ncanya amatara ariko akakugira ngo ishusho yanjye uyibone ni ngombwa rero ko muri iri tene tuzadushyiraho gahunda yo gutanga amaturo niba wabonye n'icyacumi wahembwe jugitanga ukiranuka niwe mukiranutse iby'Imana ikubwira bizasohozwa no gukiranuka iby'Imana ikubwira bizasohozwa no kubaha Imana mugomba kugendera mu mahame y'ibyo mbabwira no genda umunyamasengesho ntabwo ndi pastor w'iminyamitwe iririre je ntabwo wandaza mwijoro mvuga kuko mfite ibyo nkora ntawungabana mfite ry'amafaranga ntawungabana mfite ryaho ndara ntawungabana mfite ry'abana ngo bariga gute mfite wonga mfite uburiri bwiza ndaramo mfite imodoka ngendamo mfite uko mbayeho mfite ibyo nkora ntabwo ndi umuntu waje gushaka igishoro no mfite n'abari kunyiba mu byanjye nkora ntamenya ko banyibye ndagubiye ngo niba nisa yo gutanga amaturo utanga amaturo hari ababikritika rero ngo urumva ni bya bindi bi kandi abantu bavuga ibyo baba bakenywe disi umuntu uzi gukorera Imana ufite n'amafaranga nta nubwo yirirwa avuga yamenye gukorera Imana mwitoze gukorera Imana musura abarwayi kwa muganga mufasha abakire mujye muri abari mu nzu y'imbohe mufatanye murimere abantu ibyo gukora mugire neza ubuso umunsi nzabwira ko hari umuntu tugiye kubakira inzu cyangwa hari umuntu tugiye gufasha cyangwa hari umuntu wapfuye tugiye gushyingura mwitoze gukorera Imana rero kandi uru rutoke rukubwira nanjye rumbwira sinzakubwira ibyo umwuka ntabifite kuko sindi umufarisayo je ntabwo ndi icyapa kikubwira ngo kikurangira hujya kitarahajya ndakubwira ijuru nanjye nzajya mu ijuru mbara y'Imana nkorera nanjye nzajya mu ijuru ndababwira gukizwa nanjye ndakijijwe ndababwira gukorera Imana nanjye birandeba ibyo umuntu ariye bisohoka binuka ibyo umuntu yambaye ugera mu rugo ukajya kumesa ariko ibyo ukoreye Imana uzabisanga imbere mwizina rya Yesu ngiye gusengera rero abantu bamaze gutanga amaturo kuri ya nomero bongere bayidushyirire wariya izamu abamaze gutanga amaturo turi kumwe live kuri iriya nomero ngiriya guteranya 550 885 1118 amazina ni Harerimana Joseph kandi naraye nsengeye abantu baraye batanze amaturo nabasengeye isengesho ry'umwihariko isengesho ritarara mu nzira abantu mutanga amaturo n'icyacumi mugomba kujya Imana ibumva mu buryo budasanzwe ibyo ni ibyanditswe byera niko Bibiri ivuga Tabita se nimumuzi Tabita muramuzi muzi ko yapfuye abantu bararira berekana imirimo yakoze hanyuma arazuka imirimo mukorera Imana izabazura imirimo mukorera Imana izabaherekeza mugiro mukorera Imana mutigana kandi nutanga amaturo nukajye wumva ngo ukoze ibitangaza no oya ni inshingano zawe guha Imana ibyo dutunze byose iyo yabiduhaye turacyari mu mugoroba w'ubuhanuzi
n'umugoroba w'ubuhanuzi murambona neza mukanya nakabazo karimo murambona neza mukanya murambona ndongera ngarukeho neza ariko ntabwo navuyeho. Imana ibaha umugisha abakoze igikorwa cyo gusapotinga uyu murimo turi gukora. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Nsengeye umuntu wese utanze ituro gato cyane, nze nsengera abantu batanze amaturo bandeba turi kurebana. Ndaje mbasengere abantu mutanze ituro yo gusapotinga umurimo w'Imana. Birabago nta waragira inka ntazikame, nta waba umusirikare yitunge. Ibyo mukoze nyine Aburahamu yaravuze ngo umwuga w'umuntu ni uzamutunga. Muzakurikire muri social media rwose. Ntabwo nigeze mpakana ko ntarya amaturo. No, yumva umuntu ahakana ngo ntarya amaturo, ntuzajye gusengera iwe. Uzamenye ko ari pastor w'ibinyoma. Ituro ryubahwe n'amaturo yubahwe, n'ibyo akora byubahwe mu izina rya Yesu. Uraroge naritegereje ndareba ubukene bukubuza kuvuga ukuri, ufite ukuri bugukoresha nabi bukakubuza kuvuga ukuri. Ariko iyo ufite ubushobozi ufite confidence mu bintu byose. Haleluya. Iyo ufite ubushobozi ufite confidence mu bintu byose, uragenda ukumva ufite confidence kuko ufite ubushobozi. Uraryama ukumva ufite confidence kuko ufite ubushobozi. Uricara ukumva ufite confidence kuko ufite ubushobozi. Imana ikuremera ibintu bituma ugira confidence. Wumve confidence mu nzira, wumve confidence mu rugo, wumve confidence mu kazi, wumve confidence mu buzima bwawe. Niyo ukorera umuntu ufite igishoro cyawe, ukora akazi utikanga. Ukora akazi utikanga, ufite confidence tubanyirukanye nahita nanjye nikorera. Haleluya. Nubwo ubuzima mugomba kubaho. Niyo waba ukorera umuntu uba ufite confidence zivuga ngo anyirukanye nahita nikorera. Imana iguha amafaranga yo gusapotinga ahantu, yo kubika ahantu, ku buryo ikibazo cyose cyakwataka wahita ugikemura utanduranije. Ntabwo ukwiriye gutura mu buzima wapfa abantu bagakora fundraising ku isanduka. Ibyo bintu ni bibi. Ngo upfa abantu bakore fundraising ku isanduka.